Mwaramutse neza kandi muraho bakunzi ba Bivuge TV, igitondo kiza kandi mbifurije amahoro y'Imana. Njyewe nitwa Ndezirya Theogene General de Fao. Iyi ni Bivuge TV. Kandi tumaze iminsi tutaboneka ku kinyamakuru cyacu cya Bivuge TV, ariko uyu munsi wa none nifuje kugira ngo mbagezeho ikijyanye n'ijambo inshuti nziza cyangwa inshuti mbi cyangwa inshuti nyanshuti. Abantu benshi bakunda kuganira ukumva ngo uriya ni inshuti yanjye. Inshuti y'umuntu yibwirwa n'iki? Inshuti yawe yibwirwa n'iki? Hari ahantu bajya bakunda kuvuga mu Kinyarwanda ngo inshuti niyo mugendana ntigusige, mwasangira ntigucure, mwaganira ntijye kukuvuga ibyo mwaganiriye ngo ikumenere ibanga wamubikije. Niko benshi bakunda kuvuga, ariko se koko niko bimeze? Nawe ni kubyumva. Umuntu ashobora kusangira nawe akaguha n'icyo umusabye, ariko ataraba inshuti yawe. Inshuti yawe rero ni iyihe? Hari inshuti z'uburyo bubiri, ndazivuga zombi kugira ngo wumve inshuti yawe iyo ari yo. Hari inshuti uvuga ngo ni inshuti yawe kubera ko iyo ugize ikibazo cy'amafaranga, reka bareke tuvuga ko niyo amafaranga yo twari tuvuyeho, iyo ugize ikibazo cy'amafaranga ukamubwira ati nkeneye amafaranga akayakuguza, igihe cya runaka cyagera ukayamwishyura. Undi ukamubwira uti mfite akabazo mumfashe, aragufasha. Iyo ni inshuti ya mbere, ya yindi ibonekera kugufasha mu bibazo waba ugihuye nabyo. Hari indi ishobora kukubonaho ikosa ntaryame atari yari kubwira, ntagushyigikire mu makosa. Icyaha ukoze, ikosa ukoze ryose akakwereka ko ari ikosa, akanari gukosoraho ko abikosora ntibikuryohera kuko hari ibyo ari kukugayaho, ari kukugaya ibyo wakoze bibi, nyamara we yanze kubihisha. Abandi babibonye baragukomeza kukuvuga, ariko yabibonye arabikubwira, arakubwira ati dore nabonye umeze gutya, wakoze ibi n'ibi, iri kosa wakoze rikosore gutya, uhemukiye runaka, cyangwa nakubonye wasinze wambaye ubusa umuntu w'umugabo, ariko ibyo wakoze ntabwo ari byiza, akakugaya. Iyo ni inshuti, ni inshuti pe itagushyigikira mu makosa. Hari abandi bazi ko ngo niba wakoze ikosa ngenda guhishira, cyangwa urambishira niba nakoze ikosa, ariko wabikora gutyo ukambishira nkagufata nk'inshuti cyane kuko wamenye amakosa yanjye ari ukanga kugira icyo yavugaho, ariko bwacyo ukongera kuko ubonye ko ya nshuti yawe ishobora kugufasha ko yahisha. Uwo ngo ntabwo ari inshuti yawe, ahubwo arakwanga. Uwo ngo ntabwo ari umukunzi wawe, si inshuti. Inshuti ni ya yindi kubonaho ikibi ikakikubwira uko kimeze kandi ikakugira inama yo kukivamo. Ko ne bya bindi umuntu ukugira inama arabagukunda, yakugiriye inama yo kuva mu kibi abagukunda, kuko unamubwiye ati mbigenze nti yakubwira uko ubigenza, akakufasha ko cya kintu kivamo kandi akakwihanangiriza ngo ntuzagisubire. Hari abandi rero batifuza kumva umuntu avuga ibibi bakoze, ndashaka kubimubwira. Iyo bimubwiye uba umwanzi we. Nimba mwari inshuti, ubushuti burapfa. Ariko ngewe mbona ariyo nshuti nziza itifuza ko wajya mu bibi. Ngewe mwaganiraga mu musaza General de Fao, mbifurije amahoro y'Imana.